umudugudu wari umurikiwe n'umwijima ubonye umuco. Iryo ni ijambo ry'Imana, ni nayo ntego ya Grace Room. Ni ukubwiriza ubutumwa bwiza no guhindura abantu babigishwa ba Yesu, bababatiza mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera. Grace Room ni igikorwa cyatangije na Pasiteri Julienne Kabanda ubwo yabonaga mu iyerekwa bamwereka ikibaya kinini kirimo umwijima, akabwibwa rino jambo ry'Imana rivuga ngo umudugudu wari umurikiwe n'umwijima ubonye umuco. Niko minisiteri batangije baramya Imana, baririmba. Imana yari bazamuye bagejeje ahantu heza hakwiriye. Mu minsi yashize mwabonye igiterane cyakozwe hano muri BK Arena. Nibwo hakozwe igiterane kidasanzwe cyari kirimo kuramya Imana no guhimbaza ijambo ry'Imana n'ubuhamya bugiye butandukanye. Grace Room yamenyekanye ku munsi wo kuwa gatanu. Nibwo abantu benshi bamenye Grace Room, ubwo abantu bagendaga batanga ubuhamya bashima. Hagiye hakiriramwe ibikomere by'abantu benshi, ndetse bamwe bari bafite intego yo kwiyahura. Ntabwo biyahuye kubera inyigisho bagiye bumva ziri mu buhamya muri Grace Room. Grace Room ni ministeri yagiye ikora ibikorwa bitangaje. Hariya Nyabugogo yasuye abantu benshi, bagurira amagari, abandi irabagaburira. Abana b'imfubyi ibambika imyenda, abandi bari bagiye kwiyahura bumva ubuhamya bareka kwiyahura. Grace Room ni umuryango, ni ministeri ivuga butumwa, ibwiriza abantu ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ubwo abantu benshi bari bamaze kumenya iyi Grace Room. Igiterane kimaze kuba hariya muri BK Arena, abantu benshi barihanye. Umunsi wa mbere kirasubira kiraba iminsi 2. Byari ibintu bidasanzwe ubwo iyi stade yuzuraga, kandi bagikoze mu byumweru 2 gusa bamaze ikindi bari bamaze gukora. Nibigaragara yuko Imana yari yabihagazemo. Iyi ministeri idasanzwe, abantu benshi bamwe ibiyobyabwenge bagiye babireka bwo kumva ubuhamya bw'abandi babiretse. Grace Room, uyu muryango bivugwa yuko hari ibyangombwa bimwe utari wujuje byatumye bayinyaga ubuzima gatozi. Iyi nkuru yababaje abantu benshi, tunihanganisha aba Grace Room bose, ndetse twihanganisha n'umushumba mukuru, kuko ibingibi byakoze ku mitima y'Abanyarwanda. Kumva yuko Grace Room ishobora kwaka ubuzima gatozi. Ese bizakomeza bibe gutyo, cyangwa leta ari byo ishaka ko batunganya ikongera igakingura imiryango yabo? Twihanganisha umushumba mukuru, umurimo w'Imana ndetse n'ibikorwa bikorwa kubw'impamvu yo kwagura ubwami bw'Imana. Ni benshi bamurikiwe n'uwo muco, barahinduka barakira. Grace Room dukomeze tuyisengere, ndetse turatekereza yuko vuba imiryango yayo izaba yakinguye. Grace Room, umuryango ushinzwe ivuga butumwa no kubwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, kwamamaza ubutumwa bwiza, kumurika hari umwijima kugira ngo babashe kuba umuco. Urubyiruko rwinshi rurayikunda. Iyo uvuze ngo Grace Room, umuntu wese abasha kukubwira ko ayizi. Benshi barayikurikirana kuri televiziyo. Ubwo twari mu giterane bagiye batwereka amashami atandukanye mu bihugu bitandukanye, ubwo yari itagiye kwagura amashami yayo. Ese uyu munsi Grace Room bayatse ubuzima gatozi, irahita birangira? Ni ikibazo wakwibaza. Tugiye muri komanteri icyo utekereza, ariko Imana izakora ibyayo. Grace Room izongera iterane. Ndabakunda cyane. Jewe nitwereka wa muyobozi Victor. Ciao, Imana ibarinde.